Premier League ku munsi w'ejo habaga imikino ibiri ubwo ni ya additional fixtures y'amakipe yo mu gihugu cya Sudani. Ikipe ya Rutsiro kwirukana umutoza ntacyo byaje kuyifasha imbere ya Darkonovic ya El Merreikh, nayo yari ikeneye amanota nyuma yo gutsindwa imikino ibiri yikurikiranya. Benshi bari batangiye no gushyira dute kuri uyu mutoza uwo munya Serbia, n'ubundi ntaho irajya. N'umukino ikipe ya Rutsiro yatsinzwe igitego kimwe ku busa, uwavuga ko n'ubundi ikipe ya El Merreikh itarimo gukonvenka ntabwo yabeshye. wari uvuze ngo bari batangiye, ariko ndakeka ko igitutu kikimuriho. Afite abakinnyi bagera muri 4 mu ikipe y'igihugu ya Sudan. Ku munsi w'ejo yanganyaga umukinnyi umwe niwe wabanjemo wa El Merreikh. Abandi 3 nabonye kuri bench, ariko nari nabonye n'undi barekuye abakinnyi 5. Ubundi sinzi impamvu, sinzi niba ariyo mpamvu yaba ari kugaragaza ko itari ku rwego cyangwa imeze nk'aho iri ku rwego rw'izi kipe zacu zo mu Rwanda. Reka ari byo dukoresha. Urabona ko nyine irakina n'izi ekipe ukabona ko hari kuzamo ikintu cyo gupezanya. Ekipe ya Rutsiro igitego kimwe kugitsindwa n'ikipe ya El Merreikh ntabwo ari ibintu wavuga ngo Darkonovic yarishisha kuri bari y'Abarabu. Kuko nkeka ko igihe bamaze hano mu Rwanda amakuru barayafite ku ikipe kuri adversaire bahuraga nawe. Nukuvuga ngo bo baricara bati tugiye gukora assessment y'ikipe yacu, twe twumva ko yakabaye ari izanatwara iki gikombe cyo mu Rwanda, ko amakipe yo mu Rwanda bumva ko bayarusha. Assessment yo kuba twatsinze igitego kimwe ku busa bigoranye, ikipe ya nyuma ikipe turi imbere twebwe dufite imikino mike. Yego nuvuga ngo iyo El Merreikh nari irari ziba zidahari, Rutsiro niyo yari kuba ari ya nyuma muri shampiyona. N'ubu niho iri kugana ariko. So ubwo rero nkeka ko ayo makuru bari bayazi ku ikipe nk'ingi, n'ubwo batari gukina shampiyona y'iwabo cyangwa se batari gushaka ibihembo hano, ariko ni ikipe ispendinga bijyanye n'uburyo ibaho. Ni ikipe yagiye irara mu karere ka Musanze, itinahakorera imyitozo, ibona kumanuka ijya i Rubavu. Abonye bararaye muri ya hoteli ifite na company yitwara abagenzi. Urumva rero ni ekipe igira iby'spending. Ni ekipe rero nayo mu kibuga yagombye kuba isaba ibintu byinshi, ahubwo itari kubona, kuko ni yari umukino wa 4 bakinaga, 2 barayitsinzwe bakurikiranye bibi cyane. Imbere ya Rutsiro rero batsindaga igitego kimwe. Ndatekereza ko nabona muri highlight bose bari hamwe, nyine baratana bo bakara ngo ukuntu imeze ino El Merreikh imeze nk'ikipe iri ku rwego rw'amakipe yacu, kandi itari mu ekipe yo hejuru. Ngo iri imeze nk'amakipe yacu ari guhera nko mu 8 muri middle table teams. Birashoboka ko nitangira guhura wenda n'izi kipe zo hejuru bafite ubwoba ko izabirya, kuko ni ntoya zarayitsinze. Ko nimbago riri gutsinze ntago wagira ikizere kuzatsinda. Igutsinze nabo bameze nk'abashaka kwirukana umutoza. Kamarade nawe arimo aranugwanugwa, iragutsinze. Erega Bugesera itsinda El Merreikh niwo mukino wa 2 bari batsinze. Undi bari batsinze AS Muhanga. Undi wari umukino ubanza umunsi wa mbere wa Gicumbi. Indi yose bayitakaje. Nuza bari batangiye no kumukimanga nawe yariho akabazo bita Kamarade. So ubwo rero izo ekipe ziragutsinze ntabwo bishimye. Giye amakuru mfite nuko aba barabo bayobozi babo bagira ngo amahane ateye ubwoba. Niba warabonye amahane ye mu kibuga kuri nabo ngo bagira amahane pe. N'urushyingura rutamira rwose. None se abakina batandukaniye he n'abayobora? Sabana babo abayobora rero mu gihe utari kubereka nyine ntago mwakumvikana. Bakurekura rwose bakakwishyura amafaranga yawe n'abatoza bawe ukigendera. Ubwo rero ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro nayo, Rutsiro yakoze amakosa aremereye cyane, ariko ntago bazi ko ari amakosa bari gukora. Rutsiro bakubwira ko niyo babajije wabaza perezida mu interview, wahara job interview, bakubwira ko ngo ikipe yabo ngo ntigeze ihinduka. Kandi ibyo byakabaye ari byiza. Ibyo byakabaye ari avantage. Imenyeranye. Nyine nicyo kibazo. Imenyeranye se kubahe bakinnyi. Mugize amahirwe, mugize saison nziza y'umwaka ushize ya Gatera. Yego. Barekuyemo Yves Habimana Yves. Abandi bari babanda, ariko Fovare nuba ngo
urabizi ko kapiteni wa Rutsiro ariko actually ari umusimbura. Reba igitego uyu mugabo arasa yakontroye umupira ariko kuwushyira mu izamu biramunanira. Nuvuga ngo Rutsiro ntabwo yo yumvaga ko uko iyo yafashe nka hose zishize uko ayigendekeye ariko niyi ngiza ayigendekeye. Ariko nyine ngiye icyo ntumva sezishize bitwaye neza. Abakinnyi ntibahinduka, hahinduka umutoza. None se kuba ikipe itarahindutse kandi yaritwaraga neza. Nukuvuga ngo ku kigero cya 60% umusaro wabo uri ku mutwe w'agatera. Bivuze ngo rero ahubwo ngeyo amakosa numva bakoze nukwangaje umutoza utari kompeta. Nuvuga ngo urabizi ko hajeho n'amakuru ati se Ekora Jab ataherukaga shampiyona y'icyiciro cya mbere mu bagabo. Yaravuye muri Etincelle. Yaravuye muri Etincelle. Atoje imikino ingahe? Iyo yatoje yose ariko Jab se yatoje Etincelle sezo yose. Yari mike cyane. Oya, sezo yabanjije iyo bamwirukanyemo. Yari mike cyane. Oya karere. None se yaravuye muri Kigali ryari? Yaravuye muri Kigali abakobwa ryari. Uretse gatoya. Ngenda byibuka sezo ya Rajab niwe yamwirukanye muri Etincelle umwaka ushize. Sezishize sigo n'umwaka ari wabanje. Oya ni sezishize ari umwaka ushize. Seninga yasimbuye ndese. N'umwaka ari wabanje. Wa Murundi. Ariko wa Murundi wakoranaga n'amaso. Nyine nge ndibuka ko urumva ntabwo ureka da uriya mwaka ushize. Urakoze. Uriya mwaka ushize ntabwo yayitoje. Urakoze sezo 2022-2023 ni Rajab wayitoje. Ahita ajya muri 23 yose ni wayitoje. Ntabwo nibyo. Nuvuga ngo yaje muri ino Rwanda Premier League uyu mwaka w'imikino. Awujemo ataturutsemo. Oya ntabwo yari yaturutsemo ndabizi ko yaravuye muri Kigali y'abagore. Ariko ibyo rero byabanje no kubimbagamiza wenda ni nacyo nashaka kujya wenda ni kuko yana bitangaje ati umupira n'umwe. Iravuga ngo umupira n'umwe. Kandi kuba utoza ntibibuza ko nkureba ndawuzi nta kibazo nzagira hano mu ikipe ya Rutsiro. Ubwo rero ni ikipe ya Rutsiro utagira ngo no kugumana abakinnyi ni no kugendera kuri budget bihaye. Turakoresha amafaranga angana gute, turakoresha amafaranga angana gute. Kuko nk'ubwo bashatse no guhindura umuzamu ariko ubushobozi burabangira. Umuzamu Rutsiro. Yego. Kuko ni ibitego byinshi batsindwa umuzamu babigizemo uruhare. Ngewe icyo ndibuze ko agaciro rero ndumva ari icyo wari ukomoje uvuga ngo nimba 65% byari ku musaruro bagize byari ku kuko no mu bintu yashinjwe bajya kumuhagarika nuko hari match yahisemo gutsinda. Nuko hari match yatsinzwe ku bushake. Yahisemo gutsindwa ku bushake kandi izindi ubwo nazo yazitsindaga ku bushake. Yego nyine rero ngewe icyo ndimo kubona amakosa ubuyobozi bwa Rutsiro bwakoze no gusimbuza Gatera Musa umutoza utari uwa nyawe. Niyo makosa ubwo nge nakumva banatinze banabikora banatinze rwose pe. Ikipe ya Rutsiro ni imwe mu ikipe yatangiye imyiteguro atinze. Babikoze batinze kuko urumva uruka ko shampiyona yakubiswe ipine. Ibyo hari ama equipe byahaye kuvuga tereka tube dutegereje. Hari amakipe yanabyungukiyemo ariko yari yatangiye nyuma nka za AS Muhanga za AS Zibona. Ama equipe amwe yabyungukiyemo andi abihomberamo. So ubwo rero Rutsiro magingo yanga ndahamya nashidikanya ko ni imwe mu ma equipe afite amahirwe menshi yo kuba yasubira mu cyiciro cya mbere. Cya kabiri I mean. Hari n'ukuntu n'ibintu binagukurikirana. Imeze nk'ikipe izagize igakubita umwaka umwe ikirenza undi gasubirayo gutyo. Ikipe zajyaga zibikora nka za AS Muhanga na za Gicumbi zigeze kujya zikora ibintu nk'ibyo na za Etoile. Zari zarabimenyereye. Irirenza umwe irabiri mu shampiyona umwaka yazamutsemo igumemo ariko ukurikira ntizawurengeza ati subira ariko izongera ihita igaruka. So ubwo rero ni ikipe ya Rutsiro Football Club ariko ku rundi ruhande ikipe ya Elimeleke n'ubundi nkuko twari tubigarutseho irimo kugaragaza urwego ruri hasi cyane abantu batari biteze kuri aya makipe yo muri Sudani. Kubwa uremera excuse y'umuntu witwa Darkonovic yuko ngo afite abakinnyi mu ikipe y'igihugu ya Sudani cyangwa n'ubundi
urwego rwa Darkonovic uko twarubonaga muri APR nicyo kiri kugora ino kipe ya Elimelek kuko no mu marushanwa mpuzamahanga nabwo yavuye yari afite abakinnyi be bose arasezererwa ntabwo twavuga ko 100% umusaruro uri guterwa no kubura abakinnyi. Ibintu byose wabifata ngo ubishyire kuri abo bakinnyi babura n'ubwo ubona ko kazamo kandi nongera akantu sindamenya urwego rwabo bariho ariko wibuke ko Darkonovic ni umwe mu ikipe yakinnye imikino myinshi ya gishuti kandi nta n'umwe yigeze itsinda. Batsinze Polisi Polisi bayitsinze 3-0 ariko banganyije na Marine banganyije na Marine mu Rwanda se bahakinnye myinshi buriya ariko yaranayitinye imwe n'imwe yaranze kwikina. So ntabwo waburaho ntuzi umusaruro ariko wenda icyo umuntu utamenya nuko abakinnyi niwe wabiguriye cyangwa se wabiguriye ariko ntabwo ari ikipe ikanganye ni ikipe ikinika ikipe hano bazakina menshi rwose ntabwo itandukanye n'ikipe ya Al Hilal ibaze ko noneho Al Hilal ibyo iri kubikora noneho iyo idafite n'izo excuse iyo nifite n'izo excuse kandi ifite abakinnyi benshi Al Hilal kandi yo inavuga ko idakeneye ko match zayo bazisuspending bazireport niyo nkubwira none se urumva atari impamvu ebyiri umwe atanga zitandukanye. So ubwo rero ikipe ya Elimelek ibikuye intsinzi mu karere ka Rubavu hanyuma mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali saa 12 hagombaga kubera umukino wahuje Gasogi United n'ikipe ya Al Hilal. Al Hilal yari maze gukina umukino umwe inganya ubusa ku busa n'ikipe ya Police Football Club. Gasogi United yari iri ku muriro ikubita umuhisi n'umugenzi ariko yari ifite handicap yo kuba idafite umwe mu bakinnyi babo ngenderwaho Delia Kiba kapiteni ariko noneho nubwo tuvuga ngo Elimelek yari ifite 4 na 5 nako mu ikipe y'igihugu Al Hilal yifite 7 umuba ntabwo ari 7 gusa kuko impamvu mvuze 7 nuko ejo nabonaga bavuye kwa Rupopo nabonye iyitwa Sudan News ipostinga ko 7 bavuye muri Al Hilal bageze mu mwero w'ikipe y'igihugu ejo abakinnyi 7 mu ikipe y'igihugu hari 3 inyuma 2 hagati 5 7 ejo babanjemo urumva ariko ifite abandi 4 kuri bench Al Hilal 7 ejo babanjemo nuwa ngo ni 11 bagiye ejo 7 babanjemo ikintu natekereje birashoboka ko kitse niba barakinisha bamwe bavuye muri ya equipe basanzwe bafite hari iwabo iri gukina champion yahari ariko ejo 7 babanjemo abandi bari hanze kandi bari mu basimbuye kuri match y'ejo kuri match y'ejo bakinaga n'ikipe ya Algeria bakanganya ubusa ku busa ya muri Arab Cup 7 rwose mu gihe Elimelek yari ifite umukinnyi umwe wabanjemo wenyine iyo yari ifitemo abakinnyi bagera muri 7 ukwemo umuzamu umukinnyi umwe ukina kuri 3 urumva umukinnyi umwe ukini hagati mu kibuga ukina ikipe ya Sfaxien n'undi ukina mu gihugu cya Libya abakinnyi 4 abandi 7 barayaye kuri bench hari abakinnyi bagera muri 4 b'ikipe ya Al Hilal. So umukino rero waje kuba ngira ngo match wayikurikiye ni umukino wabwira abantu ngo wagenze ute Gasogi yitwaye ite imbere y'aba bakinnyi kuko malgré ko nubwo ibura abo bakinnyi bangana gutyo ariko ino kipe ni ikipe ikomeye abo yabifite bose byanze bikunze ni ikipe utapfa kugereranya n'izi kipe zacu mu Rwanda by'umwihariko izi kipe za Gasogi zo muri middle table teams ubwo ndavuga kuri karite y'abakinnyi yego ni umukino wagiye kuba nyine harimo utwo tuntu twose ku ruhande rw'ikipe ya Gasogi yari iri wavuga ko iri mu makipe yari muri form ntabwo yahakana kuko mbere y'uko aperekina n'umukino w'ikirarane iri ku mwanya wa 2 n'ubwo apere yatsinze iki kirarane baranganyije hasigara difference y'ikijyanye n'ibitego ni ikipe ya Gasogi yari imaze imikino 4 yose yitsinda yego 4 yitsinda so yagukena ikipe ya Al Hilal ibizi ko iyo Al Hilal ifite abakinnyi hanze
ariko ntekereza ko abantu babonye Al Hilal yanganyije n'ikipe ya Polisi kuko n'icyo gihe abakinnyi ntibari bahari babonye ko atari ikipe yoroshye, babonye ko atari ikipe igendera ku bakinnyi bamwe cyane cyane no muri no shampiyona yacu. Birashoboka ko itabikora muri CAF Champions League yego, ariko rwose muri no shampiyona yacu ifite ubushobozi bwo gukinisha ino ikipe ikatwara n'icyo gikombe. So Gasogi iyo ntabwo umuntu yakuraho iyo confidence yari ifite niyo winning mentality, ariko bari babizi ko n'umukino utaza kuborohera. Ni igice cya mbere babashije kubasha kwihagararaho biza kurangira ari ubusa ku busa ku mpande zombi, ariko ubu nyine ubona ko ekipe ya Gasogi irimo irarwana n'amagara, irwanaho rwose. Ibyo ntabwo nyine warayibonaga ko n'isaha byari bigoye ko wavuga ngo iminota 90 iraza kurangira gutya. None 45 ukuntu iminota 45 irangira, umutoza nko muri vestiaire akababwira ati niba ubwo ndi kuvuga nk'ama ekipe cyane cyane abari underdog, ati niba ino minota 45 tubashe kuyimaintening, why not indi minota isigaye ko ari n'indi byashoboka ngo ni nkingi isigaye, ngo ni nkingi isigaye, akibagirwa ko mwakoresheje imbaraga nyinshi muri kudefanda cyangwa se muri kwiruka inyuma y'umupira, akibagirwa yuko ibintu byose bijyanye n'umupira habamo no gusoma umukino, umutoza akaba yagusoma umukino akaguhinduraho ikibuga. Niko byagenze kuko umukinnyi waje winjira mu kibuga ni waje gutsinda ibitego bibiri by'ikipe ya Al Hilal, byaje no kuba difference. Nabonye Sasha wavuga ati aya makipe ntimukayatinye, nibyo nta kuyatinya kuko izi ekipe mbere na mbere zagiye kuza tuzifiteho amakuru kubera Sekafa zagiye zikina mu myaka 2 ishize na APR. Yego, ntabwo ari ikipe rero nka indi kipe itaraje, nka ikipe itaraje Madani yabonaga ko ari ishya ku bantu. Abantu bari bo baranayipinga bati yo ishobora kuba inoroshye, ishobora kuba yoroshye, ariko izi ngizi twari tuzizi ukavuga ati ikipe zabashije kuba zikina na APR, hari aho APR yagiye zitsinda, hari nazo zayitsinze, birashoboka rero. Ariko ino ekipe yari Hilal yo ukurikije imikino iri gukina ubona ko hari urwego rundi iriho washyiraho nabo bakinyi bura. Ni Gasogi nyine ibizo confidence no ko wenda mu Muderi Akuba ntago ari wenyine kuko banaburaga Kokowet Udo, nawe nta wari uri mu kibuga, nawe n'undi mukinyi ubafasha, nawe ntago bari bamufite. Ni Gasogi n'ubundi style malgré yuko abana bayo bari kwitwara neza, ariko mu kibuga ntiburamo abana bameze nk'abakiri bashya bataramenyera. Ntabwo rwose kuba ibitego bibiri Gasogi yabirya, njye numvise nabonye ntabwo ari ibintu wavuga ngo uragira ubirenganyiriza, bagomba gukora ibirenzeho, bagomba gukora ibyo bakoze byari ibyo. Ndakeka ko ntacyo baduhishe kandi nta nubwo ikipe ya Gasogi yitwaye nabi cyane, biri ku busa, ntabwo wabyita ko ari ibintu bikabije. Igitego cyo cyari rurangiza. Rero nuba ikintu gikwereka mentality y'aba batipe, ubona ko twebwe iwacu ikipe itsinze igitego ihita imera nk'irerashe, ikumva ko icyo twarwanaga nacyo gisa nk'aho inshingano zibaye zigabanutsemo. Si ibyo gusa, si no gutsinda igitego, uzarebe umukinnyi yarateye umupira bakawugarura, ni gake abakinnyi bacu akurikiraho umupira ngo arebe ahantu ugiye. Icyo nk'iriya pasi yarayiteye barayigarura, ariko arayikurikirana. Twebwe umuntu ahita amera nk'uwifashe mu mutwe, nkumva ko hari baro zijya zigenda zikarenga, umukinnyi agomba kugarura, abona akamera nk'ubirekeye gutya. Ibyo nigeze kubibaza Stade Amahoro igitangira gukinirwamo, ko n'abantu wenda maybe ko ari ikibuga, hari igihe aba atinya kwirukanka, wenda atere tackle agarura umupira n'iki kuri tapi. Ariko si no kuri Stade Amahoro nziza ko mbona umukinnyi umupira yakabaye agarura ukabona rihagarariye. Nyine nibyo nkubwira, ni uko abandona vuba. Erega nigitera umupira ugakubita poto ukagaruka ugasubizamo, ariko akenshi twebwe ujya kugaruka umuntu wari uteye ameze nk'abivuye. Niranga abantu barebe nk'igitego Togi yatsinze Rayon Sport, amakuru avuga ko umutoza wa APR w'abazamu yari yamubwiye ko yari imwe muri faiblesse ya Pavel Nzira, hati wowe buri shoti bateye mu izamu uri kurikira kuko arabikugarurira cyane, araza ku mipira araza kuyikwihera. Abakinnyi mu Rwanda babona ko ikintu cyitwa rebound, wa mugani nko kuri kubivuga, ntago bakunda kuzikina kuko akenshi bayaho yumva ko ibintu byarangiye.
ariko nanone ikintu ndimo ngarukaho ni uko gutsinda igitego nyuma y'iminota 2 ugahita utsinda ikindi burya bari mentality iri hejuru ko amakipe yo mu Rwanda iri kwataka cyane igahita ikubonamo igitego ntumenye ukuntu bigenze. Iyo mentality irahari cyane nyine nuvuga ngo sinzi ukuntu sinzi niba ari ikintu kizakorwa n'abatoza. Hari ibintu abantu mu Rwanda bishyizemo ko bidakorwa kandi tubona handi babikora. Mu Rwanda ikipe iratera ibitego 2 abantu bakumva ko ngo bidashoboka kubyishyura. Urumva ukabona ikipe ya abandonye ukabona umutoza ya abandonye kubyishyura ntibishoboka. Yego. N'ibitego 3 turabona babyishyura. Turi kubona bari ku ikipe iri kuza from behind ibitego 5 match karangere 5-4. Oherego uzumve n'amadiskuru yabo nyuma y'umukino. Arakubwira ngo iminota 45 bagutsinze ibitego 2 match yari irangiye. Ni urumva ngo twatsindiwe mu gice cya mbere ngo twakoze amakosa hakiri kare ngo badutsinde ibitego 2 ngo tuva mu mukino. Urumva ngo ibitego 2 ngo match ngo ibisa n'irangiye. Umutoza uyikura banga abakinnyi ngo batava mu mukino. Ibaze urava mu mukino ku minota 20 kwe. Ni ushinzwe kubasubizamo. Reka twemere ko bavamo. Wowe bwawe wabibonye ko bavuye mu mukino. Wakoze iki? Urumva ko twese dutekereza bimwe. Yaba umutoza, yaba abakinnyi bose batekereza nyine ko umukino warangiye. Buriya n'umutoza nawe nuko bativuze nawe bayavuye mu mukino. Burahagize nk'umukinnyi utinyuka bati umutoza yavuye mu mukino. Match tuyitakaza gutyo. Ati ako si Kevin we yigize kubivuga bati abayobozi hari igihe cyageze mu rugamba rw'igikombe baraduterera bamera nk'ababivuyemo ati cyararangiye n'umukinnyi nawe ati umutoza yageze haradusiga. Ari ibintu bajyaga bashinja abayobozi ba ikipe ya Rayon Sports kera kuba ekipe ya APR kurusha inota rimwe habura umukino umwe ukumva ko ngo igikombe cyatwawe ngo cyaragiye. Ikipe ishobora kunganya ugatsinda ugasanga mutakaje mwembi. Rubu niba buri imikino 2 ikipe irakurusha inota rimwe ugasanga uwo wise utakaza mbere yuko n'umukino wanyu mugera ngo cyaratwawe byararangiye. Ni defo ikunze kuba ku bakinyi bacu sinzi uburyo bajye bareba ariko bajye bareba handi biba hari iriya mentality tuzikigenda ikajya no mu ikipe y'igihugu. Muri 2023 Chelsea yabari n'abategarugori yatwaye igikombe cya champion ariko barushwaga amanota 7 habura match 3 barushwa amanota 7 n'ibitego 8 kuri goal difference ariko habura match 3 Man City yatakaje match imwe niyo yari iri bari imbere. Chelsea yasoje ibarusha inota rimwe yasoje ibarusha banganya amanota ibitego Chelsea yarushaga ibitego 7 bya bindi yabarushaga 8 Chelsea yabikuyemo. Iyo ni mentality rero ngewe narabibonye nigeze kubabazwa na match n'ikipe y'igihugu ngewe bura n'imbabaza cyane kumva abantu bavuga ariko nguretse gukabya ngo abantu babumva ngo batsinda Nigeria abantu bumva kuki tutatsindiye South Africa nyine ugasanga twarabyakiriye umuntu igitego uragitamiye ntushaka kugishaka wowe kugira ngo ujye gushaka kukishyura urashaka kukirinda urashaka kugumana ngo difference b'icyo gitego kibe. Ubwo nk'iyo bato ikintu cyatumye ibaho icyo gihe batsinzwe match na Liverpool 4-3 umutoza bashyira mu kibuga hagati baramuzenguruka ajyamo hagati avuga ngo ntabwo birarangira iyi ni Chelsea bisobanuye ibikombe bizarangira ari uko igiteruye tubibona ariko nubwo abasigaye match ntibirarangira. Ako kantu ko twakundiraga bita Ferguson. Abatoza nk'aba ati niyo bakongeraho iminota 2 harimo igitego ntabwo birarangira igitego cyavamo muri iyo minota 2 ariko hano umuntu arafata baro ugasanga umuntu ugasanga ikipe swat hari ikipe ni umupira wenda kurangira ubusa kuza ukamubona bose barashaka kungana ukana bose barashaka doro bari gusenga Imana ngo umusifuza akoze mu kanwa ukayoberwa niyihe ishaka amanota ni iyi yari igitego ugasanga arashaka bigume gutyo ngo ntibibe byinshi ugasanga nindi ntisha niye ni handi nyine ubona umutoza agira gutya ngo afite ibitego 2 kuri 1 ku minota 70 kahita amaramo abataka bose. Umupira wacu nyine nicyo kibazo dufitemo ikibazo cya mentality giteye ubwoba. Ubwo rero umukino waje kurangira ikipe ya Al Hilal itsinze ibitego
2-0 ikipe ya Gasogi United. Abafana bari barimo ntabo nta video ntikwereka ako niwe wabyiteye urumva nka hano kuri VIP ko bataherekana birashoboka ko abariho bari. Nasanze VIP hasigaye hari ikijama nozo urajya stade ni muzo umuntu araza mumuzana ngo ni winjira amafaranga VIP bigorana iyo ari zama ikipe zikomeye ko abantu baza bakabura aho bicara ariko ubizi ko umuntu atari bura aho yicara abantu barinjira nozo ntabwo ujye ubabona abantu bicariye batekanye ko nibyo mbabwira abayobozi b'amakipe yo mu Rwanda uri Gasogi United urabizi ko nubwo ari Hilal yateranya abanyeshuri bose b'abanyasudani baba mu Rwanda ntibyashoboka ko bagera wenda no ku gihumbi. Ko nabonye ikipe izajya bishyura itike ibyo tube tubanje kureka uretse gato tube turetse kugera aho ngaho nabo ubwabo baramutse biyishyuriye ntibagera ku gihumbi. Urabizi ko ubwawe nta n'abafana 200 ugira ntabo nyine niba abafana baza kubera ikipe muri gukina bakajya ku rundi ruhande. Urabizi ko abanyarwanda babaye disgusted n'umupira none se umureraza gufana arahira nawe atafana ikipe urumva warangiza ngo kwinjira ngo ni 3 ngo ku munsi wa maje ngo bizaba ari 5 by'ubwabyo urishuwa ko hari umuntu uri bubyishyure. Irati cyaremereye umubyizi 5 kuko yes hari umuntu ushobora kureba match kataka match nakakarebye ariko sinzaba mpari bikaba ngombwa ko ibintu yararimo birangiza saa 10 yakiko ko ari inoti ya 5 ari hiti kigeze aho ati why 5 hari utuvuga ati iyo noti ya 5 ndagenda nyicareho mu kabare ndeba Arsenal yanjye mu kanya hari match urumva hari Premier League n'insubwo abafana bo nta bari bahari mu bara bahari nyine ni babandi bakinya umupira kandi bakinya umupira nabonye batabura uko binjira rwose abenshi bafite uburenganzira bwo kwinjira gisigaye giteranya abantu hara muri VIP abantu bangu umwe yanze ko ngo ndi yinjira ndi ngo yabwiwe ndi ngo ishyura ngo ndi ngo yamusebereje ku muryango ngo amwishyuza izo bifu ntago uzizi izo bifu umupira wacu zibaza hara kuri ntunza bazazikubwira kuri interest VIP interest. Ngiye ariko nabwiye abayobozi b'amakipe cyane cyane APR na Rayon uretse nk'abayobozi b'amakipe mugiye guhura mu ha invitation umubare runaka nta mpamvu yuko umuntu aza yiyemeye ngo ndi umunyacyubahiro ngo muri ekipe ngo ndinjirira ubuntu ngo nanye ngo ndi invitation abantu batari muri komite ya ekipe. Akenshi nyine nabonye ukuntu mbere nko ku bwa Jean Fidèle babikoraga abantu babaga bafite invitation usanga ari invitation bahawe ariko mu gutegura match baratanze arenzayo. Niko nari ngiye kuvuga rero abantu batari mu buyobozi bwa ekipe abantu batagufashije gukusanya iyo prime nibishyure kuko ubu ukuntu invitation yakoreshwaga se yari nko kubwira umuntu ati tuguhaye icyubahiro unamenye ko dufite iyo match uwo muntu yarabibonaga ekipe biba zirimo akahitagera gutya ati hakiri 100 murakoze nzaza ukamukubita invitation ari bwicare muri VIP kuko habagaho ikintu cyo kujya gutumira umuntu harije nuba n'abantu byabaga ngombwa ko utanamumenyesha ati ufite invitation yawe wigerere ati mwakira invitation dufite umukino gutya uwo muntu aho kamera nk'ugutwerereye ariko nubwo wenda babyita ngo no babyita kwibonekeza sinzi ukuntu bajya abantu babivuga ariko ngiye mbona Sadata akunda Rayon Sport kurusha nabano bantu. Sadata agura season ticket Sadata mu ma contribution ya prime azimbi Sadata yagura season ticket akagura iyo umwana we urumva yego yarangiza kuri buri match akanishyura akanaba yatanze warangiza ugasanga umuntu ari kuvuga ngo uwo muntu ngamurusha gukunda Rayon urumva ikintu bakeneye ngo icyubahiro mu bameze nk'abari gukora kuko bibaho n'aba ministry nk'aba ministry bakunda umupira nk'abandi uhungire he tujya tubabona rwose n'abantu Dr. Yarya Sigari ambassadeur nk'abafanaga Rayon Sport n'ambassadeur nk'abamakuza abantu bikundira umupira n'umuntu rwose utavuga ati aho kugira ngo n'umuntu azajye gufata umwanya wakanda kanyeri 8 agura itike binange no kuba ngo yifatire screenshot nguze kuyerekana gutya aya ndamuha ka invitation aze kugera ku muryango bamubone barebe kuri liste batafata liste bagacyata abantu bafite invitation nabangaba umureba kuri liste ati mukomeze mwinjire
ariko ntibivuze ko ikipe nta kintu iba yamukuyemo, iba yakimukuyemo. Yego. Iba yakimukuyemo, hari ayo aba yatanze mbere, hari aba yaratanze wenda ntanabone kuri iyo match, ukibuka ko umuntu ajya abafasha, reka tumuhe invitation nabona akanya azaza ari umupira, kuko invitation nivuze ngo uzanareba umupira, ahubwo akabamenyesha ati simboneka, ku buryo banagusimbuza, ku buryo umuntu atazaza ngo abure naho yicaye, nabyo biba ikibazo. Ubwo rero bayobozi b'ama ekipe mbere na mbere mumenye abo kwishyuza ni bande. Ikindi kandi mumenye ngo murishyuza ibiciro bingana iki bijyanye n'uburyo ikipe yanyu irebwa cyangwa se ikunzwe, ariko ureba na current situation. Nezo urajya kwishyuza 5,000 kuri El Hilal, ari nayo wishyuza kuri Rayon Sport. Ureba na current situation kabisa. Ngayo nguko Gicumbi Football Club irimo gukina n'ikipe ya AS Kigali ku munsi wa 10 wa shampiyona. Ni umukino ubona Gicumbi ishobora kwikamata ikaba yakura resulta nziza kuri AS Kigali, cyangwa AS Kigali iraza gukomerezaho ku byo yari yakoze kuri Rayon Sport no kuri APR. AS Kigali urude yakibonye tuvugana. Reka nceceke ikibazo cyanjye, ubwo reka nyine imeze nk'iyagitangira. ubwo ikibazo cyanjye kiburijwemo imbere y'igitego cya AS Kigali. AS Kigali ariko ntago match irarangira. Ntabwo irarangira. Oya, Gicumbi iri kumeze. Gicumbi icyo nkwijeje ntabwo iri buri igitego muri AS Kigali. Ibyo byo rwose Mubaraka ubicungira ahantu turaza gusoza ikiganiro. Gicumbi ntabwo iri buri igitego muri AS Kigali. Iraza bishobora kurangira itatsinze umukino, ariko igitego cyo iraza kukibona tu. So ni ama ekipe yombi yagiye gukina nganya amanota. Yego. Yanganyaga form byari kimwe zombi, imikino 5 iheruka. Ubwo tuvuze form tureba imikino iheruka, imikino iheruka 5 yo zombi zari zifite amanota agera muri 5. Zatsinze match imwe, zinganye 2, zitsindwa izindi match 2. Nujya kureba opponent urajya gusanga bahura n'ubwo zitari ziba zimwe, ni Rayon Sport ko zose zagiye zihura. So ni Gicumbi ngewe yantunguye, kuko ubwo yazaga abantu bose batekerezaga ko iri muzasubirayo, ariko yerekanye ko hagomba gushaka izindi, nayo ikabirimo, ariko hari iri kumwe n'izindi zirenze 1, 2, 3, 4 zahakoye kubonekamo ikipe imanuka. So ni ekipe nziza ya Juste yatunguranye, kuyitsinda biragoye mbere na mbere. Ntabwo ari game, Gicumbi ntabwo ari ikipe upfa gutsinda mu buryo bworoshye. Yego. Ni ikipe kandi nabonye ubuyobozi bushya bwayo nabwo buri hafi aho. Ntabwo ari ikipe y'akarere turatangira kumva ibibazo nk'iby'amikoro. N'ubuyobozi bw'akarere buri hafi, kuko meya akunda kuba hari nawe. Yego, ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bwa ekipe usanga bari gukorana. Iri gukina n'ikipe navuga ko iri motive bijyanye n'ubuyobozi bushya nayo ifite, kandi nabo buri kuba motive. Ubona ko n'imikino batakaje bifitemo uruhare n'ubuyobozi butari sawa. Nkeka ko ari mpamvu tutongeye kumva bana wenda ari amaboro yabo ashobora kuba yarakomereje, ariko tutazongera kumva part 2 yayo. Ariya no kubahamagara RGB yamagara mu mujyi wa Kigali bati uyu muntu ibi yarimo kuvuga ni ibiki. Ikipe irabananiye ku buryo baduhamagara. Ikipe inaniye umujyi. Ari inzego zirakorana, uwitwa Rubagumye bakahunga ati bucecetse ikibazo cyawe, icecekere ubyihorere, ibyo uri kuvuga ntuzi byari byo iturize. So ubwo rero umukino watangiye AS Kigali ifite igitego 1-0. Hanyuma Rayon Sport ku munsi w'ejo izaba ikina n'ikipe ya Musanze Football Club. Ubuyobozi bwakaniye, nabonye meya ndetse na vice meya ushinzwe ubukungu basuye ikipe mu myitozo ejo. Ruremeshe Emmanuel ati Rayon Sport ni ikipe nziza, ifite wenda ibibazo byayo yibereyemo byo kuba hari abakinnyi bura, ariko nubwo yaba yuzuye ntabwo yadutera ubwoba, tugomba gukina, yadutsinda ikadutsinda, twayitsinda tukayitsinda, ariko tuzakina kandi dushobora no kuyitsinda. Reka tumwumve Ruremeshe Emmanuel, hanyuma tuze wenda ugira icyo uvuga ku byo yaragarutseho, ubundi tunasoze ku bya shampiyona. Ruremeshe Emmanuel, umutoza w'ikipe ya Musanze. Rayon Sport ni ikipe twiteguye neza nk'uko izindi twagiye tuzitegura. Turabizi ko ari ikipe nubwo wenda yahuye n'utubazo muri iyi minsi, ariko ni ikipe nkuru, ni ikipe ifite abakinnyi, ikipe ifite izina rikomeye, ikipe ifite abafana benshi. Turabizi ko ikipe ifite abafana benshi kandi bayishyiraho igitutu cyo gutsinda.
ariko natwe turiteguye, ibyo byose turabizi, tuzagerageza gukora ibishoboka byose. Ubwo uzaba witeguye neza niwe uzatsinda iyo match. Ni byiza kubera ko nta bakinnyi twaburaga, umwe afite jone 3 undi yaragize ibibazo nta wari uhari, ariko birumvikana ko utari uhari nyine imyitozo ntago ari 100%, ariko ni byiza kubera ko byibuze imbaraga afite igihe cyari gishize ntago ari kinini cyane. Ndibaza ko imbaraga afite wenda ashobora iminota mike ashobora kuzaza akadufasha kubera ko n'ubundi asanzwe ari umukinnyi mwiza kandi ubanzamo. Ni ibyatsi dukoreraho nicyo kibuga cyacu, ariko abakinnyi dufite ni abakinnyi bafite experience bashobora gukina haba ku itapi haba kuri iki kibuga, hose barakina keretse wenda match ya Kiyovu niyo usa nk'iyatugoye ko twari tutarafatisha, ariko urebye match nk'iy'Amagaju twakinnye byari bimeze neza, match ya Polisi byari bimeze neza. Nibaza ko na Rayon Sport bishobora bizagenda neza. Abagabo ni abantu bahora iruhande rw'ikipe yabo, wenda kuza ku myitozo bose icyarimwe gutya ntago bisanzwe, ntago bikunda kuza kenshi, nanjye byanunguye, ariko ni byiza cyane bimotiva abakinnyi natwe ubwacu, bikatwereka ko dushyigikiwe, kandi koko biragaragara no kuntu abakinnyi babonera ibintu byabo ibyo bagombwa ku gihe. Nibaza ko nabyo ari mu bintu bitumotiva kuba abayobozi kuva kuri meya kugera vice meya n'abandi bose, iyo baje kureba hano nawe hari icyo wumva nyine ugomba gukora kidasanzwe, ari kuba abayobozi, ari kuba ku Banyamusanze, uba wumva nawe uri motive yuko hari icyo ugomba gukora kirenze icyo usanzwe ukora. Ngira ngo ejo bundi nari nagiye kureba umukino wabo, ariko urabona abafite abakinnyi benshi bari barwaye, ariko bamwe bari batangiye kuza, nabonye bamwe baragiyemo mu minota mikeya. Nibaza ko wenda tuzajya gukina bameze neza, ariko uko bameze kose nta kibazo numva dufite, kubera ko natwe dufite ikipe nziza. Ntago iyo baba buzuye nibaza ko ntago bakabaye badutera ubwoba. Umukino wambabaje ni umukino twakinnye na Rutsiro, ko twashoboraga kuba twabona amanota kubera ko batugomboye mu minota ya nyuma. Umukino rero wanshimishije cyane ni wa AS Kigali, kubera ko twari twakinnye neza, ariko igitego cyabuze, igitego kiza ku minota ya nyuma. Niwo mukino kugeza ubu ngubu usa nkaho wanshimishije. Ngira ngo si ngombwa ko mbibizeza cyane ko bamaze kugira icyizere cy'ikipe yabo. Gutsindwa ni ibintu byaza nk'uko ushobora gutsindwa, ariko nibaza ko nabo ubwabo batangiye kugira icyizere cy'ikipe yabo. Icyo mbasaba rero ni uko bazaza kudushyigikira, natwe tuzakora ibishoboka byose, twumva ko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tuzabashimishe, bazaze kudushyigikira. Nibaza ko bafite icyizere cy'ikipe yabo, kandi natwe dufite icyizere cyabo ko bazaza kudushyigikira. N'icy'abahungu turi gutoza turizera ko bameze neza kandi bazitwara neza. Murakoze.